Satani yaransuye ari mu masaha ya saa 8 z'amanywa, nari nduhutse ndyamye. Noneho arangije arambwira ngo nimbyuke mvugane nawe. Ndangije ndabyuka. Maze kubyuka arangije nabonye afite urwandiko runini cyane, arambwira ngo aje gusinyana nanjye amasezerano. Ndamubwira se aya masezerano ni amasezerano avuga iki? Arambwira ngo ninemere sinyane amasezerano na Satani, sinyane amasezerano nawe. Arambwira ngo ame icyubahiro, ame n'ubutunzi. Yansanze mu nzu, aratangira arambwira ngo reba aya manege kubamo. Ndabona se aya manege kanwaki? Ngo reba, ngo emera, wemera gusinya amasezerano, kwemera kuyasinyana nanjye. Arambwira ngo nzagukura mu bukode, nguhe inzu nziza, nkukure mu manegeka, ngoye kuba mu nzu nziza. Arambwira ngo kandi niwemera gusinya amasezerano nje kugusinyisha, ntuzongera kugenda n'amaguru, uzajya ugenda n'imodoka nziza ndetse cyane. Nari ndimo ndavuga ubugejo bundi Satani yaje kunsinyisha amasezerano. Noneho arambwira ngo iyo nzoka ngo nindoma hangaha, ngo nanjye ngo ninjya ndambura ikiganza gusa abantu bazajya bagwa, ngo ninongera kugitunga abantu babyuke. Arambwira ngo azanyamamaza muri izo mbaraga z'ibitangaza. Urwo rutonde ayo mazina yari yanditse ku buryo wabashaga kuyasoma? Nabonye amazina 450. Nabonye amazina 450 bamaze gusinya uru rutonde rwa Satani. Muri ayo masezerano hari abakozi b'Imana baba barayasinye bazwi hano hanze ku buryo buri muntu wese yababazi? Njewe bamwe muri bo nabonye mbazi. Nambaye amakanzu mu minsi yashize. Ejo bundi nari ndi mu rugo, noneho nza kugira iyerekwa ariko ritoherejwe n'Imana, ahubwo ryoherejwe na Satani. Satani yaransuye ari mu masaha ya saa 8 z'amanywa, nari nduhutse ndyamye. Noneho arangije arambwira ngo nimbyuke mvugane nawe. Ndangije ndabyuka. Maze kubyuka arangije nabonye afite urwandiko runini cyane, arambwira ngo aje gusinyana nanjye amasezerano. Ndamubwira se aya masezerano ni amasezerano avuga iki? Arambwira ngo ninemere sinyane amasezerano na Satani, sinyane amasezerano nawe. Arambwira ngo ame icyubahiro, ame n'ubutunzi. Yansanze mu nzu, aratangira arambwira ngo reba aya manege kubamo. Ndabona se aya manege kanwaki? Ngo reba, ngo emera, wemera gusinya amasezerano, kwemera kuyasinyana nanjye. Arambwira ngo nzagukura mu bukode, nguhe inzu nziza, nkukure mu manegeka, ngoye kuba mu nzu nziza. Arambwira ngo kandi niwemera gusinya amasezerano nje kugusinyisha, ntuzongera kugenda n'amaguru, uzajya ugenda n'imodoka nziza ndetse cyane. Nuko arangije arambwira ngo ninsinya amasezerano, nanga kuyasinya. Maze kwanga kuyasinya, arangije arambwira ngo niwemera gusinya amasezerano, arambwira ngo nzakwamamaza bikomeye. Arambwira ngo n'umwana w'uruhinja muri iyi azamenya izina ryawe. Ndavuga ngo aho ngeze ntabwo ari wowe uhangejeje, Imana ahigejeje ikora ndabibishimira kuko Imana ntabwo biyinaniye. Arambwira ngo nge ntabwo nzakwamamaza muri byinshi. Nagiye kubona mbona afashe telefone yanjye, arambwira ngo zana telefone yawe nkwereke. Ndayimuhereza. Maze kuyimuhereza, mfite YouTube channel yitwa Dawidi TV. Arangije arambwira ngo ndakwamamariza kuri YouTube yawe. Arambwira ngo ntabwo nkwamamariza ku bintu byinshi, ndakwamamariza kuri YouTube yawe. Umunsi umwe irarara yamamaye, umunsi umwe wonyine. Ndamubwira ngo nta masezerano nanga kuyasinya. Noneho arambwira ngo ndashaka kuguha imbaraga. Arambwira ngo ndashaka kuguha imbaraga z'ibitangaza. Nagiye kubona mbona azanye inzoka. Arambwira ngo najya arambwira iyo nzoka
arambwira ngo ninemere indome aha ku kaboko kanjye, ku kaboko k'iburyo. Arambwira ngo ninjya nzamura ukuboko ngo abantu bazajya bagwa, ngo ninjya nzamura ukuboko ngo abantu bazajya bagwa, ngo ninongera kukumanura abantu bagire gute, babyuke. Arambwira ngo izo mbaraga z'ibitangaza aragira gute, arazimpesha. Mu minsi yashize abantu twabanye babonye ikiganiro cyanjye, navuze uburyo nabaye mu rusengero rwa Satani. Nabaye mu rusengero rwa Satani, mva iwacu nza mu mujyi wa Kigali, noneho nsohorera mu kazi ko mu rugo. Umuntu yari yandangiye, ngeze muri ako kazi nsanga ni ku mupfumu. Noneho umupfumu nsenze nijoro arambwira ngo hitamo ari Imana n'akazi. Ndamubwira ngo misemo Imana. I Kigali nta muntu nziranye nawe, ariko hafi y'aho ngaho nari nagiye gushaka akazi hari urusengero rwasengaga ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, rugasenga iminsi yose. Noneho urwo rusengero njya gushaka pasiteri kugira ngo amfashe, kuko Imana yari yarambwiye ngo uzaba umukozi w'Imana. Nanjye nari ngiye guhungira hehe, mu rusengero. Ngeze kwa pasiteri arambwira ngo mbese urinde, ndabandi umukozi w'Imana. Akimara kumva ko ndi umukozi w'Imana arambwira ngo Imana yavuganye nawe iki, ndabimubwira. Akajya yandika mu ikaye, akandika mu ikaye. Arambwira ngo wakoze ibitangaza bingahe, ndamubwira ngo ibi nibi, akandika mu ikaye. Arangije arambwira ngo ngiye kugufasha ubuzima bwawe bwose, humura ntacyo uzigera ubura, buri kimwe cyose nzajya nyiguha. Ndavuga ngo sawa. Uwo mwanya mpabwa akazi k'ubuporotokole. Noneho na porotokoreraga mushumba. Noneho ubwo ngubwo mba muri urwo rusengero. Maze kuba muri urwo rusengero, urwo rusengero rwasengaga buri munsi. Nari ndi umukozi w'Imana. Imana yaramaye umwuka wera. Umunsi wa mbere umunsi wa mbere basenga nza gufashwa. Hari harimo abaterankunga babiri muri urwo rusengero. Abo baterankunga iyo ibyuma wenda byasazaga, umwe yabaga yavuga ngo ibyuma by'urusengero byose ndabigura. Noneho undi yabona imodoka ya pasiteri igize akabazo gatoya, ntago yabivugishaga amagambo, yazanaga imfunguzo akavuga ngo njyewe imodoka y'umushumba ndayihindura. Abo yari abaterankunga babiri. Hari n'abandi nyine bari abaterankunga, ariko abo nibo bari bakuru, bicaraga ku ntebe z'imbere. Noneho mfatwa n'umwuka wera, ndavuga mpanurira ba bandi babiri. Ndavuga ngo uwa mbere ndamubwira ngo Uwiteka Imana ishobora byose iravuze ngo igukuye mu buyobe. Undi ndamubwira Imana isumba byose iravuze ngo igukuye mu mirimo itibukwa, ikurinze kujya ukora imirimo itibukwa imbere y'Imana. Noneho abaporotokole b'urwo rusengero, umwe mfata ukuboko kumwe, undi afata ukundi, kwa kundi abaporotokole babigenza, baransohora amaguru adakora hasi. Barambwira ngo uwo mwuka ntabwo uba muri uru rusengero. Umuhanuzi ni dadi wenyine, umuhanuzi ni pasiteri wenyine niwe wemerewe guhanura. Arambwira ngo ntiwemerewe kugira gute, kongera kuvuga ngo Imana iravuze. Ndavuga ngo sawa. Ubwa kabiri pasiteri yavugaga ijambo. Hari abantu bakorera mu izina, hari abantu Satani yagiye aho ububasha cyangwa akabaha ubushobozi. Wamubona mu mwambaro ukagira ngo wabona mu mwambaro ari kuvuga izina ry'Imana, ukagira ngo ni Imana, ariko imbere utazi umwambaro yambariyemo. Pasiteri iyo yavugaga ijambo wagiraga ngo ni Imana ivuye mu ijuru bwayo ije kwivugira ibyo yabaga ari kuvuga. Umunsi umwe arangije aza kuvuga ijambo. Amaze kuvuga ijambo ndafashwa. Maze gufashwa ndahanura mu rusengero. Mitamaguruka ndavuga ngo Uwiteka Imana isumba byose avuze gutya na gutya. Mvuga ibintu bikomeye bitari na byiza nyine bijyanye n'ibihe bari barimo muri icyo gihe. Noneho nanone abaporotokole baransohora. Pasiteri azana nabo, arangije anjyana muri biro ye. Amaze kunjyana muri biro ye arambwira ngo iyo ugiye kumva ijwi ry'Imana ubyumva gute.
ndavuga ni njye numva umuntu ambwira ibyo mvuga ntago njye ibindi mbizi. Arambwira ngo none se mwumva gute? Mwumva mu matwi yanjye. Arambwira ngo none se ibintu uvuga ubu bibona? Ndavuga ngo ndabibona. Arangije ansengera nkoze ku mutwe, aravuga ngo ibivugira muri we byose ndabihagaritse ntibizongere gukora ku buzima bwe ukundi. Aransengera gutyo, ariko uko kunsengera yaramborotse, yarazimije impano ziri muri njyewe. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko yarajimije impano zituye muri njye. Akimara kunkozaho ikiganza mu mutwe, sinongeye kwerekwa, sinongeye no guhanura. Nkomeza kuba muri bwa buzima ndi muri rwa rusengero. Noneho ubwo ngubwo nkomeza kuba muri rwa rusengero, haza kubaho indi systeme yo gusiga amavuta. Bamaze gusiga amavuta, baza gusiga amavuta, uwo basigaga amavuta yaragwaga, uwo basiza amavuta yaragwaga, buri muntu uwo basigaga amavuta akagwa. Noneho bageze kuri njye bansiga amavuta sinagwa, bageze kuri njye bansiga amavuta sinagwa. Noneho pasiteri biza kumutera ikibazo. Umunsi wa kabiri baje gusiga amavuta, hari umuntu nakundaga muri urwo rusengero. Noneho ubwo ngubwo yari umusore, bamusiza amavuta mbona araguye. Amaze kugwa nagiye kubona mbona iyo bagusigaga amavuta warabiraga ukavuga ngo Yesu Yesu, nyine ugataka cyane. Bivuze ngo wahamagaraga ubutabazi mu ijuru bitewe n'ibyo wabonaga cyangwa bitewe n'ibyakubagaho. Noneho hari umuntu umwe nakundaga, ngiye kumva numva arimo aratabaza, Imana intiza kuri byayerekwa yari yaramaye pasiteri yajimije. Mbona wa wundi arimo yikuraho ibintu by'ibinyabwoya by'ubumara ku mubiri, abyikuraho abyishituraho, abijugunya byishituraho. Nahise nuzura imbaraga, ndagenda mpita njya kumufasha kubihungura. Ndagenda njya kubihungura, bansohora ubwa kangahe? Ubwa gatatu. Bakimara kunsohora ubwa gatatu, nahise mvuga mu mutima, ndavuga ngo nimba atari njye ufite ikibazo, uru rusengero ndimo, aba bantu nibo bafite ikibazo. Noneho ubwo ngubwo nigira inama mu mutima, ndavuga ngo nibongera gusiga amavuta nzigwisha hasi, ndebe ko bya bindi bifata abantu bageze hasi nanjye bizamfata. Ibi nkunda kubivuga kubera ko Satani afite systeme ikomeye cyane yo kugira ngo ayobye intore z'Imana. Kandi abantu bari mu nsengero zigiye zitandukanye bazitiranya n'insengero z'Imana, kandi ari insengero zirimo umwuka w'abadayimoni, ari insengero zicayemo imbaraga za Satani. Hari abantu bageze ikuzimu batazi uburyo bagezemo, hari abantu babirenganiyemo. Nkunda kuvuga ibi ngibi kugira ngo nawe ugire amakenga mu rusengero urimo, kandi Imana igukore ku maso, umenye nimba uri mu kirere cy'umwuka cyangwa uri mu gakiza kuzuye k'Imana, cyangwa urusengero urimo ruri mu Imana. Niyo mpamvu nkunda kubivuga, kubera ko hari abantu benshi barokoka, hari abantu bagiye bagera ikuzimu ariko batazi ngo bagiye bagerayo gute. Nigira inama, ndavuga ngo nindamuka nongeye kugwa hasi, nzigwisha hasi ndebe ko nanjye nzagira gute, bya bindi bifata abandi nanjye bizamfata. Bwa gatatu, bwa kane, bwa nyuma none hari nabwo naje kubavumbura, baza gusiga amavuta. Basiza amavuta bakajya uwo basiza amavuta akagwa, uwo basiza amavuta akagwa hasi, uwo basiza amavuta wese akagwa hasi. Pasiteri agiye gusiga amavuta, ageze kuri njyewe aramanza aranyitegereza. Anyitegereje nanjye nuzura umwuka wera, ninjira mu kirere cy'umwuka, nkomeje kwitegereza amaso ye. Mbona amaso ye ameze nka kwa kundi urubobi rwo mu gishanga. Urubobi rwo mu gishanga hari ukuntu ruba rumeze nk'icyatsi ukuntu. Mbona amaso ya pasiteri ameze nk'urubobi ukuntu, harimo utuntu tw'utuyoka mbona tw'utumara tugenda mu maso ya pasiteri.
mbona utwo tuyoka tugenda mu maso ye, nanjye ndakomeza nditegereza nawe. Bivuze ngo yari yinjiye mu kirere cy'imbaraga z'umwijima yari ahagazemo, yamaze kumenya uwo arebana nawe uwo ari we, yamaze kumenya ko muri njyewe harimo indi mbaraga itandukanye n'ituye muri we. Arangije ahita abikorana umujinya, ahita nsiga amavuta. Amaze kunsiga amavuta aranamirika. Mu mutima hari harimo umugambi w'uko ngomba kwigwisha. Aramirika, amaze kumirika ngwa hasi, maze kugwa negereza ko bya bintu bifata abandi bimfata, ndabibura. Maze kubibura, yari afite systeme yo gutunga ikiganza gucya, abantu bakagira gute, bakagwa. Bamara kugwa bakahita bigaragura hasi. Noneho izi mbaraga yabaga bashyizemo zari zifite ubushobozi bwo kwinjira muri karande aho uvuka, zikavuga ubuzima bwawe. Noneho abantu babyumvise, abantu bumvishe bwa buzima bwavuzwe na wa wundi yashyizemo ya mbaraga, wenda bazi wa wundi, bakavuga ni wa muntu n'umuntu w'Imana, bakita bemera pasiteri ko afite imbaraga zikomeye. Noneho yari afite indi mbaraga imuhesha ubushobozi bwo gutegeka ya mbaraga yagiye kuvugisha karande n'ibisekuruza bya wa muntu waguye hasi, itegeka ya yindi. Noneho akavuga ngo ndavuze ngo byuka, uwo mwanya akahita byuka, agacecekesha ya mbaraga yasazaga nyine wa muntu, akarekeraho gusara. Nkunda kubivuga kugira ngo nkubwire ngo ibyera byose ntabwo ari amata. Nkunda kubivuga kugira ngo abantu bagire gute, bajijuke. Hari abantu, Satani afite systeme yo gukoresha abakozi b'Imana. Ngeze hasi ntibyangwisha, nako bya bindi bifata abandi nge ndabibura. Noneho mu gihe cyo guhaguruka, ndahaguruka maguruka, ariko mvuze ngo aha niho hafite ikibazo. Mfata igihe cyo gusenga. Mfashe igihe cyo gusenga, ngiye kubona mbona nisanga ndi mu cyobo. Munsi y'icyobo nabonaga nshuritse mu mutwe, akaguru kanjye gasigaye ahantu ku kantu k'akanonko ukuntu, cyangwa gasigaye gafashe ahantu ku mpangu ukuntu, ku gakingo gato cyane. Noneho ndangije, Imana irangije irambwira ngo cya gihe wahimbarizaga abadayimoni, cya gihe waririmbiraga abadayimoni, cya gihe wasengaga, irambwira ngo abadayimoni barakwishimiye. Irambwira ngo hari hasigaye iminsi 3 ngo upfe, kuko nabonaga ndi mu manegeka, hasigaye gatoya ngo mitengwa muri cya cyobo. Nabonyemo ibintu byinshi, nabonyemo amazi mabi cyane y'umukara, mbonamo ibintu bimeze nk'amacumu, ku buryo nari kugwa nyine ubuzima bwanjye bukahita burangira. Imana ngiye kubona mbona amaboko y'Imana afashe amaguru yanjye arayazamuye. Imana irambwira ngo ingaruriye ubuzima. Noneho irambwira ngo pasiteri cya gihe yandikaga amazina yawe yagutangagamo ibitambo, nako yagutangagamo igitambo. Imana irambwira ngo ubuzima bwawe bwari buri ikuzimu, ariko mbukuye ikuzimu. Hari abantu bafite ubuzima bwabo buri ikuzimu ariko batabizi. Nanjye nari ndi muri urwo rusengero, nkajya nsenga, nkagira nkumva ko Imana yumvise gusenga kwanjye, nazi ko ubuzima bwanjye buri ikuzimu. Imana irambwira ngo ubuzima bwawe mbukuye hehe? Ikuzimu. Noneho ubwo ngubwo Imana yaje kundangira umuntu mu karere ka Rutsiro unsengera, yari umukozi w'Imana. Irambwira ngo ima adresse z'uwo muntu, irambwira ngo uriya muntu muhaye ubushobozi bwo kugusengera, ni uri bugusengere kugira ngo wongere ugarurirwe ibyo Satani yakunyaze. Noneho rero nagiye kureba wa muntu, aransengera, tumarana iminsi 3, ikirere cy'umwuka wera kiragaruka, impano zanjye ziraborokoka. Nuko ba bantu bambavumbuye muri ubwo buryo. Ariko watinya umuntu yazanaga amavuta akayaha umuntu, aya mavuta akavanga yakuye Isiraheli, ngo aragukuraho umwaku, aragukuraho abadayimoni. Amavuta ukayagura ngahe? Ukayagura nk'ibihumbi 500 cyangwa miliyoni. Mwababyeyi mwe,
mugire ubwenge, mwa bagabo mwe mugire ubwenge, mwa basore n'abakobwa mwe mushaka Uwiteka bigishobotse ko abonwa. Ibyera byose ntabwo ari amata. Nari ndimo ndavuga ubugejo bundi Satani yaje kunsinyisha amasezerano, noneho arambwira ngo iyo nzoka ngo nindoma ahangaha, ngo nanjye ngo ninjya ndambura ikiganza gusa abantu bazajya bagwa, ngo ninongera kugitunga abantu babyuke. Arambwira ngo azanyamamaza muri izo mbaraga z'ibitangaza. Mita nibuka gwa rusengero nabayemo ibitangaza byahakorerwa byahabaga. Ndamubwira ngo aya masezerano ntayo nasinya. Arambwira ngo emera uyasinye, ndakwamamaza kuri YouTube yawe. Nkuko nayimbi babwiye ngo ndakwamamaza kuri YouTube yawe. Arambwira ngo YouTube yawe ndayizamura mu munsi umwe wonyine. Hari abantu bagiye bakurikira ibitangaza cyangwa bagakurikira ubutunzi, bakava mu nzira yo gusenga, bakava mu nzira y'Imana, bakurikiye ubutunzi n'ibyo Satani yabaga n'ibyo Satani agenda bashukisha uko bwije nuko bukeye. Noneho ndamubwira ngo ntayo nsinya. Arambwira ngo nudasinya aya masezerano. Nari maze iminsi nkunda kugira message cyangwa Imana ikunda kuntuma ku bantu kandi ku bantu benshi. Rero nafunguye urubuga cyangwa se YouTube kugira ngo bimwe na bimwe njye mbishyira kuri YouTube yanjye abantu babikurikirane. Nari maze iminsi rero mbwira Imana ngo ngaho iyi YouTube yanjye yikuze. Satani yarambwiye ngo nutayasinya ndayisubiza inyuma. Satani abazi ibintu dusengera, ndayisubiza inyuma. Numva ko nyine ari ibintu bidashoboka. Arangije ngira ngo nyine ni ibintu bisanzwe biraho. Ndangije amasezerano nanga kuyasinya. Ngiye kubona mbona amayo anyereka urutonde rw'abakozi b'Imana basinye amasezerano. Mbona nyeretse urutonde rw'abapasiteri nzi mu Rwanda, anyereka urutonde rw'abahanuzi bakomeye, anyereka urutonde rw'abavugabutumwa bavuga ijambo kabisa myuka ikagenda. Ninde wari ukweretse urwo rutonde? Satani niwe wanyeretse urwo rutonde, ambwira ko nanjye gusinya nta kibazo, ko n'abandi barusinye kandi ntibigire icyo bibatwara. Urwo rutonde abapasiteri bazwi mu gihugu cy'u Rwanda bakora ivugabutumwa hanze, ivugabutumwa mpuzamahanga byagutse kandi bavuga izina rya Yesu, bavuga n'izina ry'Imana. Mbwira abantu ngo Yesu ntabwo ari umwe, hari ba Yesu benshi. Mbwira abantu ngo Imana hari Imana nyinshi. Mbona urutonde rw'abakozi b'Imana basinye amasezerano ya Satani. Noneho umuntu wamaraga gusinya amasezerano yahitaga yamamara. Umukozi w'Imana wundi waba gutazwe yahitaga yamamara. Urwo rutonde ayo mazina yari yanditse ku buryo wabashaga kuyasoma? Nabonye amazina 450. Nabonye amazina 450 bamaze gusinya uru rutonde rwa Satani. Muri ayo masezerano hari abakozi b'Imana baba barayasinye bazwi hano hanze ku buryo buri muntu wese yababazi? Njewe bamwe muri bo nabonye mbazi, harimo nabo ntamenye, ariko ntago ari abakozi b'Imana b'abahanuzi gusa cyangwa bavuga butumwa gusa. Nabonye harimo n'abaririmbyi bagiye basinye amasezerano, indirimbo ze zikahita zizamuka mu buryo bwagutse cyangwa mu buryo bwihuse. Satani umubare 450 niwo mubare nabonye bamaze gusinya amasezerano, kandi yambwiye ko hari abantu benshi bazasinya amasezerano. Rero bari bagikomeje kuyasinya. Akajya nyereka nguriya se kuba yarayasinye urabona hari icyo atwaye, akanyereka undi nkita nikanga. Ngitambaga narunaka yarayisinye nkumva ngize ubwoba, narunaka mbona kuri YouTube yarasinye nkumva ngize ubwoba, narunaka ufite urusengero yarayasinye. Nyine ngira ubwoba, numva ndahahamutse mu mutima wanjye. Noneho arangije arambwira ngo wowe ngo urabona rero bari abantu urabaruta. Ndamubwira ntumva nkubwira, nge nasinya amasezerano y'Imana sinteze kugira gute gusinyura sinyatire nasinyanye n'Imana. Ndavuga nge aya masezerano ntago nayasinya. Arambwira ngo rero nimba utayasinya ntuzigera wamamara. Arambwira ngo ibyo uzakora byose nta bantu bazabiha agaciro,
ndamubwira ngo ntabwo ngambiriye kunezeza abantu, ngambiriye kunezeza Imana. Arambwira ngo iyi YouTube yawe ngiye kuyisubiza inyuma kandi nashakaga no kukwamamariza kuri YouTube. Uzi ngo ntibwije nimba hariho wenda subscribe wenda nk'ibihumbi 2 cyangwa 1000, uzi ko nasanze 500 zavuyeho. Nimba hariho views 1000, uzi ko nasanze 500 zavuyeho. Nkumva ngize ubwoba ndikanze, nakwikanga nkavuga ni bya bintu biriseriye kuko Satani yariseriye, nkahita nsenga Imana. Niki cyakubwiraga ko ari Satani? Hari yindi shusho yazagamo? Urumva Satani yaje mu ishusho urumva nge yatangiye numva ijwi ryavuga ntibyuka tuvugane, turavugana. Noneho ryajwi rirakura riza noneho mu muntu nzi ko ari umukozi w'Imana. Ryaje mu muntu noneho mu muntu unzi ko ari umukozi w'Imana. Aza mu kimbo cya Satani. Aza mu ishusho. Satani aza mu ishusho yiwe. Bivuze ngo ntabwo wigeze ubonana amaso mbona nk'ubone na Satani original. Hari umuntu yihinduyemo aza ari we muvugana. Ubundi se Satani ni iki? Bibiliya iravuga ngo kuko tudakirana n'umuntu wambaye inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Rero iyi myuka ikorera mu muntu ikanamuvugiramo. Rero Satani yakoreye mu muntu arangije aza muri iyo shusho, aza kuvugana nanjye aziye muri we. Noneho ubwo rutonde uzi ngo n'abakozi b'Imana gusa bagiye bayasinye. Hari n'abapfumu yanyeretse ngiye n'abapfumu basinye amasezerano ya Satani, abaha gukora ibintu bya gipfumu kandi byumvikana kandi binakora. Nagiye kuna mbona n'abapfumu nzi, mbona nabo mbona umupfumu wa mbere arambwira ngo rega ngo emera ngo iyo nzoka ikurume ngo ikudomeho ngo nagiri bukubabaze. Undakonya ngo rega ngo ntago iyo nzoka iri bukubabaze, ngo iragukoraho gusa, ngo nigukoraho gusa ngo urahita uhabwa imbaraga. Ndavuga ngo iyi nzoka ntabwo igira gute, ntabwo inkoraho. Rero Satani akorera mu bantu nk'uko Imana ikorera mu bantu. Nk'ubundi umukozi w'Imana, Imana ikorera muri ngewe, na Satani nawe rero afite abantu agira gute akoreramo. Ariko se Dawidi, niba atari ibanga abo bakozi b'Imana, hari ubwo twabavuga mu rwego rwo kugaragaza icyo kibi kiri mu bantu? Abakozi b'Imana gusa nabonye hari mwabonzi, nafashe umwanzuro ko rimwe na rimwe hari umunsi umwe nzashaka umwanya bamwe nkanabahamagara nkabwani muvande nutaca mu nzira nziza bizaba nabi, ariko ntabwo ari ngombwa kubavuga, nabo rega bariyizi. Rero uzi ntabwo tubavuga mu kugira bimenya, ahubwo bavuga kugira tubohore intama zaboshywe. Nanjye mvuze ibingibi kandi mvuga ibingibi kubera ko Bibiliya iravuga ngo ntabwo abazima bakenera ubuvuzi keretse abagwayi. Rero ntabwo Yesu yazanywe n'abakiranutsi, ahubwo yazanywe n'abanyabyaha. Ibaze uratinyuka umuntu waretse inama 99 akiruka kuri imwe yonyine. Yesu mvuga ibingibi kugira ngo imitima y'abantu yaboshywe cyangwa yazimiye ibashe kugira gute, ibashe kubohoka. Abantu Satani yagiye atwara muri ubu buryo akoresheje abakozi b'Imana, Imana ibashe kugira gute kugarura iyi mitima. Rero ibyera byose ntabwo ari amata.